Ese guca bugufi k'umwana w'umuntu bimumariye iki? Guca bugufi k'umwana w'umuntu bimufitiye agaciro kanini cyane, ariko utihenze guca bugufi uko ariko. Hari igihe uba mu bihe byo gucishwa bugufi, hari igihe uba mu gihe cyo gucishwa bugufi, ugacishwa bugufi mu buzima busanzwe, ugacishwa bugufi bivanye n'igihe. Mu mwuka wo ushobora gucishwa bugufi, tuba dufite umuntu ugusapotinga mu bintu runaka, uba uri oblige no guca bugufi imbere yiwe. Icyo gihe uko guca bugufi ntabwo ariko Imana yishimiye. Abanyesiraheli bari bacishijwe bugufi imyaka 400 arenga. Icyo gihe bari bacishijwe bugufi, bari mu buretwa muri Egiputa. Imana irabibuka. Uguca bugufi Imana yifuza ko umwana w'umuntu agira, ni uko uca bugufi ugeze mu gisubizo, ugeze mu bihe byiza, udacishijwe bugufi. Ugaca bugufi ugeze mu bihe by'uko uri muzima, utarwaye, uri mutaraga. Ugaca bugufi ku ruhande rwawe, udacishijwe bugufi n'ikintu runaka cyangwa n'ibintu runaka bigucishije bugufi. Inshuti yanjye, nkwifurije guca bugufi imbere y'Imana, kuko Imana, Bibiliya iravuga ngo muri Mika 6:8 iravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, nakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, ni ukugendana n'Imana by'agaciro cyane, wicisha bugufi. Ibyo Imana igushaka. Mwakoze cyane. Nkwifurije umugisha kuri uyu munsi, ugire umugisha, kandi ibyo werekeza ibiganza bibone mu mugisha. Murakoze cyane.